mukunzi mwiza kandi niwe nyirimbabazi. Hanyuma ngo yafatishije umugozi kandi izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose. Nyuma y'umuririmbyi dukomeza ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Bimeze bite aho muri mumeze mute? Nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane cyane mu gudukurikiye ku Rurembo Rwera TV muri kumwe nanjye Havugimana Moise. Ndabakunda cyane, mugubwe neza. Ati nabonye umukunzi mwiza kera yarapfiriye. Bimeze bite n'uwo Yesu yapfiriye? Bimeze bite nawe yaranyihaye, kandi nanjye ibintu ufite byose ntabwo nkibigundira. Ibyo ntunze byose nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Bimeze bite? Dukomeza ikiganiro kuri ku byerekeye Imana. Ese waruzi iby'ubutegetsi bw'abantu n'Imana? Bimeze bite my friend? Nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora, ajya ndinda mu nzira zose njya mu ijuru, ajya ndinda akaga kose. Ese waruzi iby'ubutegetsi bw'abantu n'Imana? Dukomeza ikiganiro kuri ku byerekeye Imana mu kanya gatoya. Twumve uyu muririmbyi. Bimeze bite? Bizadukiza intege nke kuba tubana na Yesu. Kudukurikira kuri Facebook, kwijyana no kwandikamo Ururembo Rwera. Ushobora kudukurikira kuri Instagram cyangwa se kuri Google, naho kugera kuri page yacu no kwandikamo Ururembo Rwera TV 5. No kuzindi social media nka Twitter naho nukujyaho ukandikamo Ururembo Rwera TV 5. Bimeze bite? Na kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta byanone nta bizaza byazananya na Yesu. Niko nawe biri. Ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Mbibutse ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana tugisoma mu gitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Nakubwiye ko abona iki gitabo ni ukukidownloadinga, aho downloadingira application muri phone yawe cyangwa se muri laptop yawe, hanyuma ugatunga igitabo. Kiri ku gitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Tugeze ku gice cya 21 cy'icyo gitabo. Hanyuma rero ditatu nakomeza n'ubundi igice cya 21 cy'igitabo cyangwa se cy'ikisho ukuri ku byerekeye Imana. Gifite umutwe cyangwa se isanganyamatsiko nziza igira iti ese waruzi iby'ubutegetsi bw'abantu n'Imana? Ese waruzi iby'ubutegetsi bw'abantu n'Imana? Ninde ushyiraho abayobozi b'inzego z'ibihugu? Abantu benshi bazi ko ubuyobozi bw'isi bushyirwaho n'Imana, ariko se nibyo koko bushyirwaho n'Imana?
aho jyewe ngiye guha ukuri utaruzi. Ubu ntabwo isi iyobowe n'Imana, ahubwo iyobowe na Satani hamwe n'abantu. Kubw'ibyo rero ntabwo dukwiriye kuvuga ko Imana ariyo idutorera abayobora isi, cyane ko abatiyobora rimwe na rimwe ariko tubitorera. Sinari nabona umuhanuzi cyangwa se undi muntu utumwe n'Imana avuga ngo runaka niwe Imana ishizeho ngo abe umuyobozi w'igihugu. Oya, cyane ko ari natwe tubyihitiramo. Abajyaho badatowe n'abantu cyangwa se ariko tubitoreye bashyirwaho nyine bashyirwaho n'abatowe cyangwa se bagashyirwaho n'umutware w'isi. Bityo rero ntabwo Imana ariyo ishyiraho abayobozi bo mu isi. Ni gute Imana yakwitorera abazayirwanya? None se ubu ni ibihugu bingahe bifite abayobozi bubaha Imana? Iyo ndebye mbona ari nta nabyo. Iyo babubaha Imana bakemeye kuyoborwa nayo batayobowe na politike yo mu isi. Abayobozi b'ibihugu byinshi barenganya abakorera Imana. Mbese ubwo dufate abo bantu tuvuge ko batowe n'Imana? Ninde utora abayobozi bo mu bwami bw'Imana? Icyakora nemera ko hari ahantu Imana yitorera abayobozi baho. Urugero, nta muntu washoboraga kuyobora Abisirayeli adatowe n'Imana. Impamvu Imana yitoreraga abayobozi baho nuko Abisirayeli bari ubwoko bw'Imana, bubahaga Imana bakagendana nayo. Bityo ntabwo babaga mu isi, nubwo babaga mu isi ariko bari abo mu bwami bw'Imana. N'ubu rero hari abantu baba mu isi ariko bakorera mu bwami bw'Imana. Abo ni abakristo. Abo ntabwo bakurikiza imigenzo yo mu isi, ahubwo bayoborwa n'amategeko y'Imana. Niyo mpamvu uzasanga hari ibintu byo mu isi batitaho. Abantu nabo mu bwami bw'Imana, Imana niyo ibatorera abayobozi. Niyo mpamvu nta matora y'abavugabutumwa, abahanuzi n'abapasiteri cyangwa se abatambyi ndetse n'abayobora ibyumba by'amasengesho. Nta matora abaho yo kubatora kuko batorwa n'Imana. Umuyobozi wo mu bwami bw'Imana si ngombwa ko aba yarize azi ubwenge bwo mu isi. Hoya, iyo Imana ishaka kugira umuyobozi w'abantu bo mu bwami bwayo, irakwigishiriza ikakwigisha ibyo mu bwami bwayo, kuko nibyo biba bikenewe. Ntihaba hakenewe iby'ubwenge bwa muntu, ntihaba hakenewe iby'ubwenge bwa muntu.
Icyakoze abayobozi bo mu bwami bw'Imana baba ari abanyabwenge kuruta abandi bose, nubwo iyo bari mu nama z'isi badashobora no guhabwa ijambo, ariko buriya nibo baba bazi icyatuma habaho amahoro kuruta uko abandi babizi. Ariko ko ari abambasaderi b'ubwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana akaba atari bwo buyoboye isi, ibyo bituma bateshwa agaciro, nyamara bagakwiriye kubahwa kuko ari bo bayobozi bazahabwa isi mu gihe kiri imbere. Rega ni nabo batowe n'Imana. Dore inyungu y'ubufatanye bw'abayobozi b'isi nabo mu bwami bw'Imana. Igihe ubuyobozi bw'igihugu runaka bwakwiyunga ku buyobozi bw'ubwami bw'Imana, igihugu cyagira amahoro Igihe ubuyobozi bw'igihugu runaka bwakwiyunga ku buyobozi bwo mu bwami bw'Imana, igihugu cyagira amahoro mbese n'iterambere kuruta ko ubuyobozi bw'igihugu bwakora ukwabwo n'ubuyobozi bwa gikristo bugakora ukwabwo. Ubwo buyobozi bwashyira hamwe bukagendera ku mahame amwe atabangamiye abasenga cyangwa ngo abangamire abadasenga, igihugu cyarushaho kuba cyiza, cyane ko abantu bo mu bwami bw'Imana baba ari abanyabwenge kandi bo bamenya ibitaraba ibitaraba. Ushobora kumenya iyo inkuru nziza mu gitabo cya kabiri cy'abami, hatubwira inkuru y'umwami w'Abisirayeli yajyaga ajya guterwa umuhanuzi Elisa, akabimenya maze akamugira inama, akanamubwira aho abari bumutere bari buturuke, maze akabitegura baza akabanesha. Ariko ubu usanga umuhanuzi niyo agize ikintu amenya ku gihugu runaka, iyo akibuze aricwa cyangwa agafungwa, kubera ko nta bwumvikane buri hagati y'abayobozi b'isi nabo mu bwami bw'Imana. Nyamara ndabahugura nk'umuhamya ukomeye, mbinginga ngo niba ushaka ko igihugu cyawe cyangwa minisiteri yawe itera imbere, gerageza wihuze n'abantu bo mu bwami bw'Imana. Gerageza wihuza n'abantu bo mu bwami bw'Imana. Habayeho ubumwe bw'abantu bo mu bwami bw'Imana nabo mu bwami bw'isi, Imana yarushaho kwishima maze igatanga umugisha. Ariko Imana ibabazwa no kubona abakora ibibi bahabwa intebe, nyamara abakora neza bakaba ari bo bitwa abagome. Ibyo bituma aho kugira ngo igihugu gihabwe umugisha gihabwa umuvumo, kuko ibyo byose bizanwa n'abayoboye iyi si. Ariko habayeho ubwumvikane, abantu bakayoborwa n'amahame y'ubwami bw'Imana, byaba byiza n'igihugu cyagira umugisha. Ndabizi ko kumva ibi byagora, ariko nutabyumvira, kuyobora kwawe kuzakuzanira umuvumo. Kandi umuntu ashobora no kujya ku buyobozi atowe n'abantu, ariko Imana ikamushyigikira bitewe n'uko yaba yahaye amahoro n'umudendezo abantu bo mu bwami bwayo.
nkunga abayobozi bo mu bwami bw'isi n'abo mu bwami bw'Imana baterana. Imana ishobora gukoresha ubuyobozi bw'igihugu runaka nubwo atariyo iba yarabushyizeho kugira ngo ifashe, kugira ngo ibashe, kugira ngo Imana ishobora gukoresha ubuyobozi bw'igihugu runaka nubwo atariyo iba yarabushyizeho, ariko ifite ububasha bwo kubukoresha kugira ngo ihane abantu bo mu bwami bwayo baba muri icyo gihugu bitwaye bitewe n'uko bakoze nabi. Ndetse Imana ishobora no gukoresha ubuyobozi bw'igihugu runaka kugira ngo ifashe abantu bo mu bwami bwayo, cyane kimwe nuko Imana ijya ikoresha abayobozi bo mu bwami bwayo kugira ngo ifashe igihugu runaka. Ibyo Imana ibikora kugira ngo hatabaho imibabaro cyangwa intambara, maze abantu bo mu bwami bwayo bakahasiga ubuzima. Abayobozi bo mu bwami bw'Imana bakwiye kwitwara mu bihugu babamo. Mbere na mbere, niba uri umuyobozi wo mu bwami bw'Imana ukaba uba mu gihugu runaka, icya mbere umenye ko uri umwambasaderi w'ubwami butayoboye icyo gihugu urimo. Bityo rero ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Amerika ntagomba kuba munsi y'amategeko y'igihugu cya Amerika, kandi ntagomba kwivanga muri politike yacyo, keretse yabitumiwemo nibwo yabijyamo. Kandi aba agomba gukora ibimureba gusa, ibyo yatumwe, agakora ibyo yatumwe n'igihugu cye, kandi akubahiriza imigenzo y'igihugu cye nubwo aba yaroherejwe kuba mu kindi gihugu. Uko niko bikwiriye kumera ku bayobozi bo mu bwami bw'Imana. Niba uri umuyobozi wo mu bwami bw'Imana mu gihugu runaka, ntugomba kwivanga muri politike z'icyo gihugu keretse wazitumiwemo. Nta nubwo ugomba kuba hejuru y'amategeko yacyo ngo uyasuzugure, ahubwo ugomba gukora icyo Imana yagutumye. Ugateranya abantu bo muri ambasade yawe, mugakora imigenzo yo mu bwami bw'Imana yabatumye. Hanyuma kandi ntabwo mukwiye kwemera akarengane kose. Icyakora mugomba kwicisha bugufi, kuko bigoye ko abantu mu bwami bw'Imana bakumvikana nabo mu bwami bw'isi, ariko Imana irihangana n'abantu bo mu bwami bwayo bagomba kwihangana. Ikindi, si ngombwa ko ambasaderi w'u Rwanda yakurikiza imigenzo yo muri Amerika yose ngo nuko ari ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika. Hoya, bashobora kuba bagira imico mibi, ntagomba kuyikurikiza, ahubwo agomba gukurikiza imico yo mu gihugu cye. Nuko rero biri n'umwambasaderi wo mu bwami bw'Imana mu isi ntagomba gukurikiza imigenzo yo mu isi, ahubwo agomba kwita ku migenzo yo mu bwami bw'Imana. Kuki hariho abayobozi bo mu bwami bw'Imana bitwara nabi, ndetse bamwe bakanakurikiza imigenzo yo mu isi. Mbere na mbere ugomba kumenya ko abantu bose biyitirira ko batowe n'Imana ari abayobozi bo mu bwami bw'Imana atari Imana yabatoye bose. Nta nubwo abiyitirira abambasaderi b'ubwami bw'Imana bose ariko batumwe n'Imana. Icya mbere, hari abo Satani yahagurukije kugira ngo asebye abandi batumwe n'Imana, abo batumwe na Satani.
ntibabura kwivanga muri politike y'isi n'imigenzo y'isi n'ibindi byanduza by'isi, ariko ntibatumwe n'Imana. Kandi bakora nk'abambasaderi bo mu bwami bw'Imana kugira ngo basebye abo mu bwami bw'Imana, ariko bene abo nibatihana bazabona ishyano, kuko batuma Imana itukwa ndetse n'abantu bayo bakagibwaho umugayo. Ibyo kandi bituma abantu mu bwami bw'isi bafata abayobozi bo mu bwami bw'Imana nk'aho ari abahemu, nyamara abatowe n'Imana barengana, kuko umuntu watowe n'Imana arihangana, agira imico myiza, avuga neza, akura neza, agira imyitwarire myiza, kandi abantu batowe n'Imana baba ari abanyabwenge ku buryo badashobora gushyira umugayo ku murimo bakora, cyane ko niyo bagiye kuyoba cyangwa guteshuka, Imana ibagira inama ikabagarura mu murongo. Naho abatumwe na Satani icyabo ni ugusebya Imana n'abantu bayo, kandi ntibagira ikibabuza gukora ibyo. Icyakora bategereje umuriro utazima nibatihana. Gusa mwibutse ko hari abandi batowe, mwibutse ko hari abandi bitora ku bw'indamu mbi maze bakiyitirira abambasaderi b'ubwami bw'Imana. Abo nabo bakora nabi, nabo baba bashaka gukora iby'ubwami, baba bashaka gukora iby'ubwami bw'Imana, ntibabikore neza kuko ntibaba babizi. Abo nabo batukisha Imana ndetse bagasebya n'abakozi b'Imana. Nimutumvira imiburo nibumvira imiburo bakihana bazababarirwa, ariko nibatihana bazahanwa kandi bazabona ishyano, batabwe mu muriro utazima. Sinzi ikigisho uboneye hano hantu. Iyi ni inyigisho ikomeye cyane, iki gice ni igice gikomeye cyane rwose mu buzima bwa muntu, ariko ndatekereza ko hari ikintu ukuyemo. Naho nyine igice kirangiriye, mbifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu, aho muri hose amahoro y'Imana nabane namwe.